neza nanone bakunzi ba AL55 TV show, twongeye kugaruka kubagezaho akandi gace gashyashya ku nkuru yacu, inkuru ya rwa urukundo rwa mama, cyangwa se inkuru ya mama. Ni ibintu uko byagenze kugeza kuba meze gutya, meze nanjye, ni inkuru mba ngenda mbabwira nyikura ahantu yanditse. Rero wowe kora subscribe, ukore buri kimwe cyose, ukore share, ukore comment uko byumva, kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi, nyine uko iminsi igenda itambuka. Rero duherukana kwa mama Nyambo, ibintu byakomeye, mama Nyambo ndetse na papa Nyambo ntabwo bari kumvikana ukuntu Jane aba muri uru rugo, aba aho ngaho, nyine ntabwo bari kubyumvikanamo. Gusa uko bari aho ngaho bari gushwana gutya, uko bari gushwana, Jane nawe ari kubyumva nyine yinyuze aho ngaho, ahita avuga ati ndigendeye, ibintu nazabivamo, ntabwo naje hano guteranya umuryango. Ariko mu kuvuga gutyo nyine, mu kuba nyine agiye kugenda, mama Nyambo yahise aza amufatira hafi, aramubwira ati nta hantu ugomba kujya, uko byagenda kose, icyo byasaba cyose, icyaba ari cyo cyose, nta hantu ugomba kujya, ntabwo ugomba kuva muri uru rugo. Ibyo rwose bumve ko ari n'ibintu bitanashoboka, umve ko ari n'ibintu bitanakunda. Ubwo ngubwo rero Nyambo nawe ahita aravuga ati rwose ibintu mama kubwira nibyo. Ahita agenda aravuga ati mama, reka ibi ngibi dusigare tubivuganaho, wowe gendere, genda ubanze uhoshe intambara zawe na papa. Noneho Nyambo aramubwira ati rero, ati rwose reka nkubwize ukuri, mbabarira, ndakwinginze umbabarire, udatinyuka, utanavuga ibintu byo kuva hano, ati kuko kuba uri hano niyo mahoro ahari, ni kuko badutuje. Ati wenda ushobora kumva papa na mama bari gushwana kuriya, ushobora kumva bari guserera kuriya, ati ariko nanone hari ikindi kintu wubatse muri uru rugo, hari ikindi kintu wubatsemo hano cyatuma niyo waba ushaka kugenda ntakwemerera pe, niyo byashoboka kubona ababyeyi bawe ba Nyabo, ntabwo njye nakwemerera kuva aha ngaha. Noneho ntuza Nyambara na Koje naramubwira ati none si ko mubona bari gushwana, mubona bari kumva, kandi mubona papa atanyishimiye, ati si ubu ngubu nakora iki? N'umuri babona narazanye amarira muri uru rugo, narazanye intonganya, narazanye ibibazo. Noneho Nyambara aramubwira ati rero buriya biriya ubona ni ibintu byoroshye, ati ntabwo uzi noneho mbere utarahagera ukuntu byari bimeze mbere, noneho utarahagera iyi nzu yari umwijima gusa, yari akababaro gusa, nta byishimo byayibagamo habe na gatoya, habe rwose, utagira ngo wenda bungubu turibona rwose. Iriya ni imirabyo nyine, inkuba zaje mbere, ati buriya y'abantu byari ibibazo. Noneho General nisi byari bimeze bite, basi mbwira. Noneho ntuza Nyambara aramubwira ati rero buryo kubona nyine ntabwo mbizi, nanjye nyine ni mukuru wanjye, nanjye nari ntaramenya ubwenge, ntabwo nari mfite ubwenge. Ariko ikicyonzi cyo nuko hano hari umukobwa nyine mukuru wanjye, ati noneho baza kumugurisha. Icyo gihe nari ndwaye, icyo gihe nari meze nabi nyine bishoboka byose. Ati barabuze uburyo bamvuza, barabuze amafaranga yo kumvuza. Ati rero ubwo ngubwo baje kugurisha nyine uwo mwana, baje kumugurisha, babaha amafaranga. Mu kubaha amafaranga nyine bo nyine babona amafaranga yo kumvuza. Ati noneho rero urukumva muri uko kungurisha, mukuru wanjye nyine yabigendeyemo, baramutanze, barebaga bakavuga ati naguma hano n'ubundi tuzaba turi abakene, ibiki byose, kandi nanjye nshobora gupfa. Baravuga ati rero reka twemere dutange igitambo cy'umwana umwe, tumutambe ajye handi. None se umwana bamugurishije he? Nyambara avuga ati rero uwo mwana bamugurishije ahantu b'abakire. Ati barebaga bakavuga ati nakurira muri ubu buzima ntazabaho neza, ntaziga neza, ntazagira ubuzima bwiza nyine nk'ubwo yari kuzabaho nyine abana nabo bakire. Ati nanone bakareba bakavuga ati kandi nanone naguma hano wenda azabaho nabi, ariko nanjye nshobora kuzapfa. Barifata rero baravuga ngo reka bamugurishe. Ati yego nanjye byarambabaje, wenda nari kwemera nkapfa, wenda nkabaho nabi kubera, ariko byibura nkabaho ndi kumwe na mukuru wanjye. Nanjye birambabaza cyane pe, birambabaza. Ati yego nanone nanjye nakwishimira ko nyine mukuru wanjye yatanze ubuzima bwanjye
yatanze ubuzima bwiwe ku bwanjye. Ati nyine nanjye ni ikintu nakwishimira, ni ikintu nahora mushimira ubuzima bwanjye bwose. Ati ariko nanone ntabwo yari akwiye kugenda. Ati rero ibyo ngibyo nyine kuko papa ariwe wafashe umwanzuro munini, yego na mama wenda yari yawufashe ariko yawufatije kubera uko ibibazo nyine byari bimutunguye ako kanya. Ati ubwo rero guhera icyo gihe ntabwo mama ajya yumvikana na papa iyo bigeze kuri iyo ngingo, bahora bashwana baserera. Ati noneho utaraza hano mama yarashidukaga, ukajya kumva arariza ari nka nijoro, ukajya kumva nyine wenda nazinye nk'inshuti zanjye turi nko wenda nko gukina, turi mu biganiro byacu, ntajya kumva mama arariza nyine utazi ngo biturutse. Atari ko byibura kuva waza nyine we yakwiyumvishemo, yumvishe ko wenda uri nka wa mukobwa wiwe nyine, wowe n'uriya mwana wawe nyine ebana, bisa nkaho mwatumye mama yongera kubaho, bisa nkaho mwahinduye mama nyine akongera kuba wa muntu nyine muzima, utarira, utagira udateza ibibazo buri gihe. Ati rero tureba uri kumva baserera, ati nta nyine wenda nuko papa nyine batakwiyumvamo. Ati ariko nyine ewana mama we ni ukuri kw'Imana uramutse ugiye byaba ari ibintu bibabaje cyane. Ati rero ntabwo wenda inkuru nayikubwira yose, ntabwo nakubwira ngo byavuye hehe bijya hehe, ariko icyo wumva cyo nuko wumva ko ufashe runini, wongeye kugarura ibyishimo bya mama, wongeye kugarura ibyishimo muri uru rugo nyine, wongeye gutuma icyo gihe cyo guhangayika n'iki byose bitabaho. Ati rero ni ukuri kw'Imana ndabigushimira. Mu gihe rero bakiri aho ngaho, ku rundi ruhande rero mama na papa nabo bari guserera, bari kuvuga ati noneho ntuza, ari kuvuga mama wa Nyamba, ari kuvuga ati reba ibintu butumye biba, reba kutumye uriya mwana aza agasanga turi kumuvugaho kuriya. Ati buriya buti ndeka nkubwize ukuri papa Nyambo, aramutse avuye hano sinzi ko nanjye nakongera kwifuza kubana nawe, sinzi ko nakongera kwifuza kuba ndi hano ndi iruhande rwawe. Kuko ibintu biba birambiranye. Ati ku bundi we ntabwo wakwishimira kubona byase nanjye nishimiye. Papa Nyamba aravuga ati ariko njye ntukandenganye, ntabwo njye buri ugomba kuza ukantegeka ko ngomba kwiyumvamo umuntu. Niba ntamwiyumvamo nyine ntabwo mwiyumvamo, kuki se wumva ko nyine wowe niba wumvishamo umuntu wumva ko nanjye ugomba kumwiyumvamo? Ati ntabwo ibyo ngibyo byakunda, ntabwo byashoboka, kuko njye nawe turi abantu babiri batandukanye. Ufite ukuntu wamwiyumvishijemo, nanjye mfite ukuntu ntamwiyumvamo. Ibyo ni ibintu bisanzwe, nta nubwo ari ibintu twagakwiye kuba dupfa. Ati ntabwo mubujije kuba hano, ariko nanone ntabwo bivuze ngo njyewe nzagenda niba wenda wumva uhora umuririmba ni umwana wanjye ni iki. Ntabwo ibyo ngibyo nanjye nzabikora, ntabwo wantegeka no kubikora, nta nubwo byanakunda. Rero nyine niba mufite ubuzima bwanyu mubanyeho mububaneho, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byo kwizanamo stress ngo niba wenda mvuze akantu gato cyangwa se ntishimiye uriya mukobwa ntazi n'ibye ngo uhite ubigira ibintu bya danje, ngo uhite ubigira intambara. Oya, noneho mama Nyamba aravuga ati ariko nanone nawe nyine ntabwo agakwiye kujya ibintu bihita bigaragariza muri rubanda. Ati reba hano bari badusuye bantuza ba mama wa Nsabi bari badusuye, ndetse n'abari abana bari badusuye. Ntabwo ari ngombwa ngo ibintu bihita bishyira ku mugaragaro ngo werekane ko basi wanajishijemo gatoya. Turi umenye kuri uriya mukobwa n'ubundi, no kugira ngo aze hano yararetse kuba kwa Nsabi, yararetse kuba kwa mama wa Nsabi, kuko niho nyine bari bamutoraguye. Ati njye narabibasabye, mbasaba ko nyine yaza kuba hano, kandi nawe urabibona ko byibura hari icyiza biri gutanga. Ati mbere najyaga nicara nigunze nkagira nte gutya na gutya. Ati byibura urabona ko byibura nabonye nongeye kubona ibyishimo muri njyewe. Ati none uratinyuka ngo umukobwa ashatse yanava hano ngo yagira ute? Ati uba wumva nta soni ufite? Ati hejuru yo kuntera umwana, hejuru yo kungurishiriza umwana, ati ubwo uri kumva icyo ari cyo kintu cya mbere wagakwiye gukora cyo kuvuga ngo nave hano? Ati ibyo ngibyo narabyihanganiye, ariko ibi ngibyo ntabwo ndibuze kubyihanganira, reka nkubwize ukuri, uriya mukobwa aramuka avuye hano ubwo nanjye turajyana, cyangwa se hagira ibindi bintu biba. Ati ariko oya, ibi ngibi ni agasuzuguro, ndanabyanze. Ndetse mama Nyambo nawe yahise anaturikararira, aravuga ati buri kumbabaza, buri gutuma nkumbura umwana wanjye, buri gutuma byibura. Ati si ubwo wamugurishije? Ati byibura suzi nahaba hari n'ikintu na kimwe ntuzi niba yarapfuye, ntuzi niba abayeho neza, ntuzi niba abayeho nabi. Ati si ubundi ubu ngubu wasanga ari nk'uriya, abayeho nk'uriya.
akaba abayeho mu rugo nyine nabo bari kumutererana umwe amubwira ati wenda nk'uwo nguwo papa we wamugurishije nabo akaba yaraje kumwanga, akaba ari kumubwira ati va hano gira ute, wasanga nabo ariko abayeho. Ati byaba bimeze bite? Twe tukaba twumva ko nyine ngo yagiye mu rugo rw'abakire, ngo abayeho ubuzima bwiza, ngo abayeho ibintu byose nyine twumva ko ari neza, kandi nawe abayeho nk'uriya mwana twirirwa gutererana, wirirwa ubwira ngo jya hirya jya hino jya hino. Njye byibura ndashaka kumufata nk'umukobwa wanjye, ndashaka ko ibyo ntakoreye umukobwa wanjye byibura we nabimukorera, ndashaka kumushyingira nkumukorera ubukwe bwiza. Yego nyine habayeho biriya zirambogamizi, habaho buri kimwe biriya byose, ariko njye ndashaka kumufata neza, ndashaka kumufata nyine nk'umwana wanjye, nkagira nyine nkamukorera nk'ibyo nagakwiye kuba narakoreye umwana wanjye. Ariko wowe uri aho ngaho ngo ibiki n'ibiki, ati ibyo ngibyo ntabwo tugomba kubyumvikanaho. Niba namuzanye hano ngo abe mukuru wa Nyambo, ati rero kandi agomba kuhaba kandi ngomba kumukorera nk'ibyo nagakoreye Nyambo. Ati ubwo rero ibyo ngibyo niba wumva utabishoboye umbwire hakiri kare. Ndetse papa wansabe yahise avuga ati basi reka ibintu byoroshye, reka kwirirwa urakara, uriya mukobwa nta hantu agiye, nta nubwo nigize mwirukana muri uru rugo, ahubwo nyine nuko njye ntamwiyumvamo, nuko ntaratangira kumwiyumvamo. Wenda bizagera aho bize wenda ntawamenya, ariko aka kanya nyine nawe mbabara unyumve ntabwo ibintu byari byaza. Ubwo rero ku rundi ruhande twagarutse kwa Bansabe bageze mu rugo rero, mama wabo aravuga ati ariko Nsabe biriya bintu mba wabibonye, uba ubonye ukuntu papa wa Nyambo yitwaye kuri Jane, ati biriya bintu uba wabibonye? Nsabe aravuga ati nanjye nabibonye mama, ariko si biriya ni ibiki, buriya ni ukuri bamufata. Ati mama wajya kumuzana, wagenda tukamuzana. Noneho mama aramubwira ati rero ibi impamvu biriya mbikora byibura nuko biriya bipfa guturisha mama wa Nyambo, turabizi ni inshuti yanjye. Ati kandi uzi n'uburyo yari abayeho mbere y'uko wenda Jane aza muri uriya muryango. Ati ariko ubu ngubu usigaye ubona ari umubyeyi mwiza, usigaye ubona yishimye, usigaye uhora ubona yishimye, ntabwo agihoraganya, ntabwo akirira, ntabwo akirute. Ati ubwo rero byibura mpfa kubimukora. Ati ariko nibakomeza gufata nabi uriya mukobwa, ati nzagenda muzane, nzagenda muvane hariya. Noneho Eric aravuga ati none se mama, uriya mukobwa si yakabaye aba muri rugo rwacu? Noneho nuza mama waramubwira ati uriya mukobwa nitwe twamutoraguye, nitwe twamuzanye, nitwe twamufashe, nitwe twamumenye mbere, nitwe yagombaga kuza ku rwacu. Ati nuko wenda hajemo uko wenda twe nta mukobwa nyine uba mu rugo, tukavuga ati wenda kugira ngo kubera ihahamuka n'ibiki byose no kumwitaho, tukavuga ati wenda mu rugo wenda rimwe na rimwe wenda nka mama nkanjye mba mfite akazi na Nsabe wenda badahari, umuntu wundi uba uhari ni nyogokuru, kandi nyogokuru ntabwo wavuga ngo yakwita ku mukobwa nyine, yakwita ku muntu w'umurwayi nk'uriya. Ariko twarareba tukavuga ati mama Nyambo aba ahari rimwe na rimwe, abona umwanya si nkanjye cyane wenda w'umuganga. Njyewe umuganga hari igihe usanga bansize kuri shift y'ijoro, ejo nagiye gukora ejo ibiki n'ibiki, ariko wenda mama Nyambo we arikorera, ni umuntu wenda umanaginga time akavuga ati yaboneka. Kandi ikindi hari n'umukobwa byibura washobora cyangwa se wabasha kwita kuri Jane nyine, si nk'uko nyine wenda Nsabe yajya kubwitaho. Ntabwo uwo mukobwa nyine wenda mu gihe azaba arwaye, mu gihe wenda bizaba byajaguye ameze nabi, ntabwo Nsabe ari kujya kumwoza. Umuntu wenda wamwoza ni nka Nyambo yamwoza, kuko nyine ni umukobwa, ni mugenzi we, bari mu kigero kimwe wenda nubwo uriya muruta, ariko ni umukobwa mugenzi we. Ntabwo rero nyine twari kumuzana hano. Ati ariko ndi kubona uko ibintu bikomeje kugenda biba bibi, ndi kubona nanjye ndi kwicuza, ndi kubona namuzana muri uru rugo akaba hano. Noneho Eric aravuga ati none se mama wagiye kumuzana hano niba ubona bigiye bidashoboka, nyine hari abamufata nabi, wagiye kumuzana hano tukaba aritwe tumwitaho. Noneho mama Nsabe aravuga ati hoya nanone ntabwo nkwiye guhita nkora iryo kosa. Ati ngiye gutegereza mbanze mbareke nyine babaneho, nyine babe babanyeho. Ati ariko nkomeje kubona bikomeje kuba bibi, nagenda nkamuzana. Noneho Nsabe aravuga ati mama ntabwo ndi kumva ko igisubizo cyanjye cyari kujya kumuzana, waba umuretse nyine byanga binoga, nitubona wenda byakomeye byananiranye waba ari bujya kumuzana. Atareka hariya wenda nuko biba ari ibibazo. Atariko niba mama papa wa Nsabe papa wa Nyambo atamukunda, mama wa Nyambo aramukunda, ndetse na Nyambo aramukunda, kandi ubona ko n'abakozi ba hariya bamwitaho bishoboka byose. Ubwo rero ntabwo ari ngombwa ngo ujye kwirirwa umuzana. Noneho wa muhungu Eric aravuga ati ariko njyewe ndi kubona uriya mukobwa namwishimiye, sinzi impamvu namwishimiye.
ati ngiri kubona wamuzana hano, uti njye ntabwo nabona akazi, nabamwitaho mama. Noneho mama aramubwira ati ushatse kuvuga iki, ngo bimeze bite? Noneho nuza Eric aramubwira ati vuma nanjye namwishimiye, nabonye ari umwana mwiza, sinzi ukuntu nyine story iri kuba atacted kuri njyewe, ariko nyine namwishimiye. Ati rero nanamufasha nawe bamufasha. Mama wako aramubwira ati ariko ntibibagirwe ko nawe mu minsi iri imbere ugiye kuba umuganga, uzaba udahari, ntabwo rero twamuzana gutyo biri aho ngaho. Noneho tuza Eric aravuga ati nta kibazo nyine, ubwo nyine nta kibazo, njye ndi kubona nshaka kuba inshuti n'uriya mukobwa, nzajya njya no kumusura, nzajya njya no kumureba nyine byanga binuka. Ati ubwo rero ndi kumva nta kibazo. Noneho mama wa Nsaba aravuga ati mwana wawe ntumbwire ko uriya mukobwa umunsi ibiri mubonanye cyangwa se umunsi umwe kuba wamubonye ukamujyana kwa muganga ukaba wamucyuye aribyo byatumye nyine uhita umwishimira ukumva ati kandi wasanga wanamukunze. Noneho Eric aravuga twagize kubona mukunda si umukobwa mwiza. None se Eric twibaze natwe aka kanya, ese Eric yatangiye gukunda uno mukobwa, ese bimeze bite, ese biraza kugana hehe, ese ibi byasaga zo kwa Nyambo no kwa Nyambo, papa wa Nyambo na mama wa Nyambo byo birarangira gute, ese baraza kumuzana kwa Nsabi biraza kugenda gute? Ntakunda amatsiko usigaranye yazashobotse gukurikirana kandi gace kugitaha. Murakoze.